mu kigero c'imyaka 80 nibwo bifashe binjira mu biro by'umwavoka. Umwavoka baha ikaze ati ni karibu. Baricara arangije arababwira ati se ndabafasha iki mwababyeyi mwe? Umwe muri bo ati turashaka gatanya. Umwavoka ukiri muto cyane yarebye abo basaza bashaka gatanya biramuyobera. Arabaza ati se murapfa iki? Bati natwe ntabwo tukizi. Umwavoka yarumiwe cyane. Batangiye bagishingiranwa ntibigeze bumvikana habe n'umunsi n'umwe. Ariko igihe cyarageraga umwe ati uyu munsi none ndagenda. Undi akamuhendahenda ati nyabuna ihangane turebe ko bano bana bakura kugira ngo tutaza kubababaza. Babana muri ubwo buzima butoroshe bahangana batumvikana muri byinshi cyane. Undi ikindi gihe cyagera undi ati byanze bikunze numva turi gutandukana. Babana muri ubwo buzima umwe avuga ati uyu munsi ndataha, undi ati ba wihanganye wenda uramwana tumugishe segonderi, undi akabireba koko babanye muri make batumvikana ariko bakubaha abana babo cyane ku buryo mu byo batumvikanagaho byageraga ku ngingo yo kuba babaza abana bakamera nk'abumvikanye atari uko umwe yishimiye imibanire afitanye na mugenzi we muri iyo myaka yabo bakiri batoya. Babana muri ubwo buzima igihe kikagera undi ati ngiye uyu munsi none ngomba kugenda tugatandukana. Igihe cyarageze umwe yakaniye noneho bidasubirwaho. Undi aramubwira ati basi ihangane uyu mwana wacu w'umuhererezi ari nawe bucura abanze byibura arangize segonderi. Ni koko icyo kintu cyo bacyumvikanyeho kuko mu buzima bwabo ntibifuzaga kubaza abana babo cyane ko imyaka yari imaze kuba myinshi bimaze no kugaragara ko uwo kuko ari we muhererezi kuko yaramaze kuba mukuru cyane babona ko nta gahunda yo kongera kumukurikiza ari hari. Icyo kintu cyo bacyumvikanyeho kuko ubwo umwana arangije kaminuza nibwo bafashe iya mbere berekeza mu biro by'umwavoka. Umwavoka yarabarebye arumirwa biramucyanga kubona abantu bakuze muri urwo rwego imyaka igera muri 80 yari myinshi cyane. Arabaza ati se mwababyeyi mwe mu by'ukuri murapfa iki? Bose bararebanye biragorana kugira ko hagira umenya icyapfa n'undi ariko imyaka yose bari bamaranye ntabwo bumvikanaga ariko mu by'ukuri nta n'umwe ushobora kubasha gusobanura icyapfa na mugenzi we. Umwavoka byaramucanze ari abantu bakuze gutyo ariko mu by'ukuri nabo iyo myaka yose bamaranye batumvikana bidashoboka ko umwe yamenya icyapfa na mugenzi we. Umwavoka yarababwiye ati se nagira akantu mbisabira nk'abantu urumva bazi ndono na gatanya kandi bafite icyizere. Umwavoka baramubwira bati nta kibazo. Ati se mwanyemerera nkagira undi munsi mbasaba tugahura tukaganira kuri iyo gatanya yanyu ariko twaje gusangira agakawa? Urabyumva nk'abantu bifuzaga gutandukana yano babyumvishe vuba cyane. Byatinze basezeranye umunsi bagomba guhurira ahantu mu masaha y'umugoroba bagasangira agakawa. Mu by'ukuri nk'abantu bafite gahunda yo gutana koko bidasubirwaho ntibamugoye. Ntibyatinze umunsi n'isaha byarageze barahahurira. Basanze avoka yahageze isaha yabahaye yageze mbere ho gatoya yabashyijeho agakomande. Barahageze baramusuhuza nk'ibisanzwe naho barabasuhuza arangije arababwira ati nizere ko mwiteguye none. Nabo baramubwira bati turiteguye rwose dushaka kudufasha cyane tugatandukana. Mbere yuko bakomeza ikiganiro rero ntibyatinze bavuga nk'umuntu wari wabiteguye yashijeho n'agakomande kabo karaje baza kubakira. Babateretse mu by'ukuri amafunguro imbere. Avoka nabo ni nk'Imana yamukoreragamo ntabwo nzi ibyari biri kuba nawe ntiyabisobanura. Byo kurya byabageze imbere bababyeyi ako kanya abaha ikaze ati ni karibu mwakwiyarura tukarya. Umugabo yari guse cyane mu byo kurya byari biraho navuga wenda nk'ibyina muri kakarere kacyo bitandukanye. Yafashe mu bimwe byihuse muri byo ahita afata isahani atangira kwarurira madamu we
ntabwo ko wenda yamwaruriye ibirayi mvuge iby'akarere ka Nkunda agifata isana akamwarurira ibirayi umudamu yarasimbutse cyane ati nibyo nkora mfa nawe nibyo nkora nkubwira nakubwiye ko ntakunda ibirayi baratangira baraserera umugabo ati ariko ngiye mwarurira ibyo nkunda mu by'ukuri avoka akiraho yarasetse cyane ndetse bivanze n'ibyishimo biteye ubwoba bahise umugore akekeka umugabo arakekeka ndetse n'ibyo kwarura bivamo ahubwo baramureba umugabo byihuse yahise abaza avoka ati se kuki uri guseka cyane niki kidasanzwe ubonye mwavoka akimara guseka anishimye cyane biteye ubwoba yabwiye umugabo ati wa mugabo we ntabwo wakumva ibyishimo ufite bwira madamu ati madamu ndishimye cyane kubw'igihe cyanyu mwampaye ati ubu noneho ubwo nababazaga ngo murapfa iki ntimukimenye ubu njye nakibonye madamu ati se ukibonye gute habaye iki ati mu by'ukuri icyo mupfa kirigaragaza iyo icyo ukunda wowe nk'umugabo wumva ko aricyo madamu wawe akunda kandi na madamu icyo akunda yumva ko aricyo umugabo akunda kandi umugabo nawe icyo akunda yumva ko aricyo madamu akunda ati nta handi kibazo mufitanye n'iki ngiki ntabwo mwigeze mumenya ngo wicara se umenye ngo umugabo wanjye akunda iki umugabo se nawe yicara wamenye ngo umugore wanjye akunda iki ahubwo mwese hagati murimo buri wese icyo akunda yumva ko mugenzi we nawe aricyo agomba gukunda kandi mu bantu babana batandukanye hafi 70 irenga buri wese abakunda ibitandukanye n'ibyo mugenzi we akunda byose umugabo arabwiye avoka ati avoka njyewe iteka iyo nateguye guha umugore wanjye impano ndeba ibara nkunda ry'igitenge nkareba se ibyo kurya akunda agakwita akunda ibyo nge nibyo ntabwo ari byo ndeba ahubwo nge ndeba ibyo nkunda umugore nawe ati nge ntabwo nja muri ibyo bintu iyo menya ngo niba nkunda ibirayi umugabo wanjye nibyo akunda avuga ati nababwiye ikibazo kiri hagati yanyu nico nshuti bavandimwe muri hano akazi tubamo abagore tubana abagabo tubana inshuti tubana igituma tutumvikana ngo tunarambane abari mu kazi ngo tubane kandi igihe cyose tuzamarana tuzabe twumvikana numva ko ibyo nkunda ari byo bagenzi banjye bagomba gukunda mu kazi numva ko ibyo nkunda ari byo umugore agomba gukunda numva ko ibyo umugore akunda numva ko ari byo umugabo agomba gukunda inama iri ahangaha inama cyangwa se iki gitekerezo kidufasha ahangaha imibanire yacu ya buri munsi iki kintu kikwiye kudufasha mbere yuko ublaminga cyangwa se ugira icyo urenganya mugenzi wawe ko yakubaniye nabi banza umenye ibyo umuhata gukora nibyo ukunda cyangwa nibyo akunda nshuti bavandimwe isomo riri ahangaha wakuramo mu mibanire yawe na bagenzi bawe inshuti zawe mu kazi aho ukorera umugore mu bana umugabo mu bana isomo riri ahangaha banza umenye uwo muntu tubana akunda iki nawe amenye ngo weho ukunda iki ndakubwiza ukuri iyo umaze kumenya ibyo umuntu akunda nawe akamenya ibyo ukunda imibanire yanyu ndakubwiza ukuri zaba ari nta makemwa kandi izamara igihe kirekire giteye ubwoba uyu avoka akimara kubasobanurira ibyo bintu ati madamu genda umenye ko genda wige umugabo wawe umenye n'ibiki akunda niba turi ku meza akunda iki niba turi mu biganiro akunda iki niba ndi ku isoko zara akantu cyangwa kumuzanira n'ibiki akunda mugabo genda umenye umugore wawe nirihe barakunda nibihe byo kurya akunda mu by'ukuri aba basaza bari bagize iyo myaka basobanukiwe neza icyo bapfaga mu gihe binjira mu biro by'avoka ntabwo bazi icyo bapfa ibi bintu nibize bidufashe mu buzima tubaye ngo hari umunsi
isomo ririmo ahangaha genda umenyeweho mugabo wumva iki kiganiro aka kanya genda umenye ibyo umugore wawe akunda genda umenye amabara akunda nimba ari surprise umufitiye umugore genda umenye umugabo wawe n'ibyo akunda kurya nibe biganira akunda kumva ibi bintu bizagufasha umuntu mu iki kiganiro uri mu kazi genda umenye umuntu mu kazi mukorana niba icyo akunda nawe amenye niba icyo ukunda ibyo bintu nibyo bizatuma akazi kanyu kagenda neza genda umenye inshuti zawe mubana hanze iyo ugiye ukumva ko ibyo ukunda ari byo azakunda ntabwo uri umuntu muzaramba ibyo ntabwo bishoboka reka iri somo ridufashe riranga mu kiganiro cyangwa se muri iki gitekerezo twumvishe cy'aba basaza bari bakuze bifuza gutandukana ariko nyuma ko basobanukiwe ko ibyo ukunda reka dukuremo isomo riteye ubwoba iri ni isomo rizatuma imibanire yawe na bagenzi bawe irushaho kugenda neza ikiganiro nakagaruka mugire umugoroba mwiza